Ibihe byiza nanone bakunzi ba NBA Zoom inkuru zacu ukuri kwawe mubana natwe buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye nkaba mbahaye ikaze no mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho nubundi tuba tugiye kwibanda ku makuru abagaragara mu myidagaduro nyarwanda haba muri sinema ibyamamare mu mikino ibyamamare mu bintu bitandukanye gusa muri aka kanya muri cyo twibande mu bijyanye na fashion cyangwa se imideri tugaruke no ku bantu bazwi cyane. Uyu munsi icyo mbabaza ni kimwe ndababaza nti ese hari aho mwegeze mwumva inkuru ituma umutima wawe utekereza ati yego koko u Rwanda rwacu rurimo gutera imbere mu rwego rw'imideri ubugeni n'ubuhanzi muri rusange. Gusa noneho uyu munsi ndabagezaho inkuru itangaje cyane, inkuru y'umwari w'umunyarwandakazi wamamaye nk'ikimenya bose kuva muri 2016 ubwo yambikwaga ikamba rya Miss Rwanda, nta wundi wo ni Miss Mutesi Jolly. Uyu mwari w'icyitegererezo wakunze kugaragara mu bikorwa by'imideri ubuzima rusange ndetse no muri gahunda za societe yongeye guca ibintu. Ubu noneho yashyizwe mu kanama nkemurampaka k'irushanwa rikomeye cyane ry'imideri ryategujwe n'umunyarwandakazi wamamaye ku isi yose mu kubyina Cherie Silva. Mbere yo kwinjira muri iyi nkuru iryoshye cyane ndagusaba ko wafata aka kanya wicare neza komeza urebe kugeza ku musozi kuko nkubwira byose mpagufitiye n'amagambo akomeye cyane. Ndibuze kukubwira impamvu uwitwa Mutesi Jolly ariwe wahiswemo, ndibuze kukubwira abazamuherekeza muri aka kanama, ibihembo bitegereje abatsinda ndetse n'impinduka ibi bizazanira urubyiniro rw'imideri mu Rwanda no muri Afurika yose. Uramutse uri hano mu nshuti ntiwibagirwe gusubiza comment aho wumva uru rwego rw'imideri yacu rugana. Gusa wibuke subscribe na like kugira tujye tubana buri munsi. Mbahaye ikaze njye tujye kuganira mu biganiro by'imyidagaduro nk'ibisanzwe nditwa Sana. Uribaza rero ngo inkuru yose irambuye isobanutse irimo amagambo y'ubwenge kandi kurura ni iyihe cyangwa se iteye ute? Nkuko byatangajwe iri rushanwa ryiswe Best in Fashion Designer Competition rizabera mu birori bikomeye byitwa The Silver Gala bizaba bibaye ku nshuro ya kabiri mu Rwanda. Iri si irushanwa risanzwe ahubwo ni urubuga rugamije guhuza ubuhanzi, guhanga udushya no gufasha abanyafurika kugaragaza ijambo ryabo ku rwego mpuzamahanga. Miss Rwanda 2016 cyangwa se Mutesi Jolly, umwe mu bakobwa bagaragaje imbaraga n'icyerekezo nyuma yo kuba Miss Rwanda, yahiswemo kuba mu kanama nkemurampaka k'iki gitaramo cyangwa se kiri rushanwa. Uyu mwanya ntabwo ari uw'umurimbo gusa ahubwo ni ikimenyetso cy'uko ijwi ry'abagore b'abanyafurika rigira agaciro mu guhitamo ejo hazaza h'urubyiniro rw'imideri, dore ko hazaba harimo n'abantu bagiye batandukanye. Ndetse ntibigeze bamusiga wenyine, azafatanya n'uwitwa Ugo Mozi, icyamamare mu myambaro mpuzamahanga uzwi cyane nka stylist w'ibyamamare bikomeye nka Beyoncé, Celine Dion na Justin Bieber. Uyu mugabo ni inzozi kuri buri muhanzi wifuza kwambika isi yose. Sinzi niba uri kumva icyo kintu ko Mutesi Jolly bazaba bafatanya kureba abambaye imideri myiza, abahanga neza ndetse n'abagize ute n'abazanye inyine bihiga abandi ku rubyiniro. Ushobora kumva ari nk'inzozi kuri wowe cyangwa se uhita wumva ni nk'ibitangaza kuba umuntu wambika Justin Bieber, Celine Dion, Beyoncé ari kumwe na Mutesi Jolly baza hano guhiga imideri mu Rwanda, ukumva ni ibintu bidasanzwe. Si uwo gusa, hari kandi Efanye Nune, umuhanzi w'imyambaro ukomeye wo muri Nigeria wamamaye mu guhanga imideri yihariye ituma Afurika igaragara ku ruhando mpuzamahanga. Uyu we azazana uburyo bushya bwo guhuza gakondo n'igihe kizima. Ubwo ni ya myambaro bimeze nka gakondo ariko ihanzwe mu buryo bwa moderne, mu buryo bugezweho, ivuye muri traditionnel ije muri moderne. Bavandimwe mu nkurikira muri aka kanya inshuti za NBA Zoom inkuru zacu kuri kwawe, nimutekereze neza Mutesi Jolly, Ugo Mozi na Efanye Nune bicaye hamwe bakareba imyambaro y'abanyafurika bagafata ibyemezo. Ubwo se ntibivuze ko urwego rugiye guhindura amateka? Nyamara The Silver Gala
ni ikintu kizazana ibintu bikomeye cyane mu Rwanda. Sinzi nimba mubona icyo kintu. Dore rero abazatsinda bazatoranywamo bazamurika imideli yabo muri BK Arena i Kigali, kuko bizaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 2025. Uru rubyiniro rw'imideli si urwo urubyiniro rusanzwe, ni urw'igitangaza rufata abantu ibihumbi n'ibihumbi. Hazatoranywa abantu 7 azahabwa amahirwe yo gukora imyambaro izerekwa bwa mbere muri ibyo birori. Ushobora kumva ngo ibihembo bizaba ari ibihe cyangwa se bizagenda bite? Ikirenze kuri ibi, uzegukana umwanya wa mbere azahabwa ibihembo bitangaje, harimo nk'ibihumbi 5 by'idolari bingana na miliyoni 6,500 by'amanyarwanda. Bazamuha internet y'umwaka wose ndetse n'amahirwe yo gukorana na Ugo Mozi mu gihe cy'umwaka. Umva nawe, ibi si ibintu bibaho buri munsi. Gukorana na Ugo Mozi, umuntu wambika Beyonce, Justin Bieber, Celine Dion, mukajya mukorana umwaka wose. Niba uri umuhanzi uzaba ugize amahirwe kuko indirimbo zawe azajya kwambika ku buntu mu gihe cy'umwaka wose. Ibyo ni ibihembo bikomeye cyane. Ariko n'abazagera ku cyiciro cya nyuma aricyo cya finali ntibazataha amaramatsi. Mutumva ngo bazahemba abatsinze gusa. Aba bazagera kuri finali ntibatsinde bazahabwa urubuga rwo kumenyekana mu bitangazamakuru bikomeye, kubona abaterankunga ndetse no kwigaragaza imbere y'ibyamamare byo ku isi. Ku rwego mpuzamahanga, abazaturuka hanze bazahabwa icumbi ry'ubuntu ndetse n'igabanyirizwa kuri 40% ku ngendo z'indege. Murukumva ko Sherry Silver ibintu yabiteguye neza ndetse yahaye agaciro ahaba bazatsinda ndetse n'abazagera, twabyita nko ku mukino wa nyuma bazagera finali y'igikombe. Sherry Silver, umunyabigwi watumye u Rwanda rumenyekana cyane mu buhanzi no mu mbyino, yavuze ko intego yari imwe: gushyigikira abahanzi b'Abanyafrika, kubaha ijwi no kubaha ijambo ku rubyiniro rukomeye, kuko we arazwi cyane. Muri make, ibi ni intambwe ikomeye igaragaza ko u Rwanda ruri mu nzira yo kuba igicumbi cy'imideli n'ubuhanzi muri Afurika, ndetse no mu minsi mikiri imbere u Rwanda tukaba turugejeje ahantu ruba ruvuye ku rwego rwa Afurika rukajya ku rwego rw'isi, ku migabane yose igiye itandukanye, tukagera muri Europe, Amerika, Aziya, mbese hose. Nkuko mubyumvise ariko mubibona nshuti zanjye, uwitwa Mutesi Jolly yongeye kugaragaza ko Miss Rwanda atari ikamba gusa, ahubwo ari intangiriro y'urugendo rwo kubaka igihugu n'akarere mu buryo bushya. Kuba ari mu kanama nkemurampaka k'irushanwa ryateguwe na Sherry Silver ni icyitegererezo cy'uko Abanyarwanda bari kurushaho kugirirwa icyizere ku rwego mpuzamahanga. Ese wowe udukurikira ubona mu rubyiniro ruzahindura byinshi mu rugendo rw'imideli mu Rwanda? Uru rubyiniro ubona ruzahindura u Rwanda? Ni iki wumva Abanyarwanda bakwiye kwigira kuri Miss Mutesi Jolly n'abandi bagore bagerageza guhindura amateka y'isi yose? Ni iki se wumva abandi bakwigira kuri Sherry Silver wateguye ibi byose? Siga igitekerezo cyawe hasi muri comment udusangize uko byumva. Tubibagirwe gukora like na share, by'umwihariko ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo inkuru nk'izi z'ingenzi zikomeze kugera kuri benshi bagenzi banyu. Nitwa Sana, iyi ni NB Izumi, inkuru zacu kuri kwawe. Ciao ciao, hasta la vista.